nongeye mbahaye ikaze mwese mukurikiye ibiganiro kuri uyu murongo Umuringa TV. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ndi Josh. Turi mu kinyejana cyihuta cyane cy'ikoranabuhanga ndetse n'amakuru yiruka cyane. Turi mu kinyejana aho amakuru yandagaye kurusha ikindi gihe cyose yabayeho. Nanone turi mu kinyejana aho tekinoloji, ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano artificial intelligence AI ikomeje gukataza. Ntabwo tuzi neza ibiri kuba imbere cyangwa se ibizaba, wenda bigenwa n'ibihe, ariko ubuzima buri imbere buteye amatsiko. Ariko se mbere yuko tugera muri ibyo byose, wowe ubwawe utegura gahunda zawe ute? Abantu benshi muri iki kinyejana bagowe n'ubuzima, by'umwihariko binakubitaniye kuko imibereho yabo ipanzwe cyangwa iteguye. Uyu mwanya niza akanya gato turebere hamwe ibintu bigera kuri 5 ushobora gukora ukibyuka cyangwa umunsi wawe ugitangira. Niba ufite amahirwe yo kubyuka ufite imbaduko, wumva umeze neza, gahunda zawe wazishyize ku murongo, noneho ibi bintu nubikora birahindura ubuzima bwawe bwose kandi mu buryo bwose. Wibutse ko ibi ngibi ari ubushakashatsi mpuzamahanga ndetse n'amakuru aba yarakusanijwe, ariko bishobora no guhura n'intekerezo cyangwa imigirire umuntu agira igatangira kumurema. Buryo uko twikora cyangwa se ibyo dukora byose biraturema. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema umuryango mugari w'intekerezo nzima ndetse n'ubundi bumenyi. Hari ibintu bisa nk'aho ari bito, umuntu ashobora no kumva yuko ari bito rwose, nta n'ikintu byahindura ku buzima. Gusa ibintu ugerageje gutangira kubyitaho bishobora guhindura ibintu byose rwose bikomeye mu buzima. Uzi ko ushobora kubona ikintu nko koga amazi akonje, gufata iminota 30 witekerezaho, kwambara imyenda myiza ifuze kandi mu gihe gihoraho, kwiyitaho, kwitekerezaho, kurya indyo yuzuye ikubiyemo imbuto, bishobora guhindura ikintu nyine, bishobora guhindura ibintu bikomeye cyane mu buzima, byari no kuzasaba abaganga cyangwa kwivuza mu gihe kirekire. Niza akanya gato rero ibi bintu tubirebereho, by'umwihariko ukibyuka ugifite iyo mbaduko. Ni ibintu bigera kuri 5 ugomba gukora. Gusa ibi bintu bishobora no gukorwa mu munsi hagati, ariko gerageza mu buzima ugerageza ujye ubikora. Reka noneho iyi minota yacu 30 tuyikubire muri izi ngingo zigera kuri 5, se buri ngingo tugerageze kuyiha umwanya. Reka duhere ku minota 5. Buriya rero ukibyuka, reka tubifate mu gitondo ukibyuka. Uretse ko turaza no kukubwira ibintu byiza byatuma umunsi wawe ugenda neza, by'umwihariko uwutangiranye. Ukibyuka gira ikintu cyitwa gushimira. Gushimira rero uburyo butatu busa nkaho ari ikintu ugomba kwimenyereza cyane. Buriya abantu usanga bari kurira ngo ubuzima buragoye, ariko ntabwo tujya duhweza amaso ngo turebe ibintu byiza biba byabaye. Niko ahari roho ya mwene muntu imeze, usanga dusa nkaho dushaka gusingira ibituri imbere, ariko ntabwo tujya dushyikira cyane ibyo dufite mu biganza. Buriya rero n'ubu ukibyuka, abantu hari ibintu byitwa meditation cyangwa se praying. Reka tubigire gutyo bitewe n'inyito y'uko wowe ufata ibintu, ariko ni akanya keza uganira n'intekerezo kandi ukaganira ugashyira ibyifuzo byawe mu kinyabubasha kirenze imbaraga yawe cyangwa se Imana. Rero iyi minota 5 ukora ibintu byitwa nko gushimira. Ni uburyo bworoshye, ushobora kwandika ibintu 3. Ubushakashatsi bwa kaminuza yitwa Harvard yasanze ko abantu bakora gratitude cyangwa big stress nke, cyangwa se bagashimira bagatuza bakibyuka, bakerekana nyine ko bafite impinduka ndetse n'ibyo bagezeho, bibatera akanyabugabo cyangwa se kumva bafite fiyeri y'uko bamaze kugera ku bintu byosumbuye, bituma umubiri utangira umunsi ufite umunezero aho gutangira uhangayitse. Buriya rero umubiri niyo moteri izamura amarangamutima ndetse ikanaguha intumbero y'umunsi. Iyo utangiye rero werekana ibintu wenda ushobora kuba waragezeho cyangwa se ibintu ushaka kugeraho uwo munsi ndetse n'intego z'ingenzi z'ibintu wagezeho, iki ni ikintu cyiza. Abantu benshi batangira babyuka, hari n'umuntu ubyuka
nta gutekereza, ariko gerageza gutangira kwimenyereza no kubyuka iminota 30 ukagira ibikorwa ukoramo kurenza uko ubyuka wirukanka. Usanga abantu bajya nko ku kazi akabyuka ahita ahaguruka afata ibintu bye, cyangwa se ahita ajya gukaraba, cyangwa se niba bamuteguriye ikintu runaka ashobora gufata, cyangwa se nimba bigoye hari nk'imodoka ahita afata mu gitondo, niba agiye ku ishuri se akubitamo aka uniforme. Hari n'ababyuka rwose bisa nkaho nta bindi bintu by'ingenzi ari bushyiremo, ahita yambara imyenda ahita akomeza mu kazi. Si ikintu cyiza. Jya ubyuka ugira iminota 30 utegurira ibi bintu, by'umwihariko iminota 5 ya mbere. Gerageza kugira ibintu wandika, ibyo wagezeho cyangwa ushaka kugeraho, cyangwa se kugira intego runaka z'intumbero. Ibi bituma uba uri umuntu umeze nkaho ufite gahunda zipanze kandi ushimira ibyo yagezeho. Hari n'iminota rero 5 Abanyafurika bajya batubwira ko ushaka guhisha Umunyafurika ashyira mu nyandiko. Abantu benshi ndabizi iyo bakibyuka bareba muri telefone. Nicyo kintu tuzakirebaho. Telefone yangiza ibintu by'ingenzi cyane, kandi ruriya rumuri rwayo by'umwihariko, kuko urumuri rusetinze muri telefone ni urw'ama blue light abenshi nirwo bakoresha, rufite ukuntu ruhura n'ubwonko ku buryo rimwe na rimwe uzanarebe iyo ubyutse ukajya muri telefone iminota myinshi urayimara, umera nkaho uyigaspia, uyikoresha nabi. Ni ikintu tuzarebera hamwe uburyo bwo gukoresha telefone ndetse n'ingiro nziza yo gutuma telefone igufasha kuruta uko yagusenya, kuko hari abantu barimo barasenywa na telefone ndetse n'ikoranabuhanga. Aha rero niho nakubwiye ushobora gusenga cyangwa se kubyuka ugahita ufata iyo minota 5 nayo ugasenga. Iminota 5 yo gusenga ya mu gitondo. Niba ufite umuryango muri abantu bahuza, byaba byiza musengeye hamwe. Niba kandi wibana cyangwa se hari uburyo abandi bahuze, nabyo ni byiza ko ushobora gufata akanya. Gusenga ni bya bindi navuze, ni ukuganira n'umunyabubasha ukurenze. Bituma ugira ibyiringiro ndetse no kumva yuko uri secure cyangwa se urinzwe muri uwo munsi, ibyakubaho byose ufite amahoro ndetse n'ibyiringiro. Noneho abezera mu by'iyobokamana mu Bakolosayi igice cya 3:2 baravuga ngo nimushyire umutima wanyu ku biri hejuru. Iyo ubanje rero ibiri hejuru, uwo munsi nawe ubyuka kandi ugira umunsi uri hejuru. Kabone nubwo waba uri mu mibabaro myinshi, kugorwa, ibibazo ndetse n'ibindi, ariko uzasingira ibyiringiro rukumbi bishobora gutangwa n'uko umutima wawe ukomeye. Hari ubushakashatsi bwakozwe bujyanye n'ibi bijyanye na meditation, gusoma amagambo runaka guhumuriza, agufasha kuririmba akaririmbo runaka, cyangwa se gusenga, gusoma umurongo muri Bibiliya ndetse Quran ndetse n'ikindi gitabo runaka. Nyine hari hormone igabanya umunaniro yitwa cortisol izamuka, kandi iyi hormone iyo uyitangije umunsi wawe, hafi 35 by'umusaruro wawe ugenda neza kurusha uko byari kuba mbere. Hari ikindi kintu rero abantu batitaho, kandi burya wagikora buri munsi. Ni ikintu cyitwa iminota igera ku 10 ya siporo, morning exercise. Aka morning rero exercise za mu gitondo utu turagufasha cyane. Hashobora kugiraho utuntu tw'utujogging ukora, utuntu two gutera udupompaje, utuntu two gukora kwirukanka akantu runaka, tuma umubiri wawe uhita ubyukana imbaduko. Rero wenda ushobora kumbwira uti se ndi mu cyaro cyangwa se ibyo bintu nta wabimenya, n'ubundi ngiye guhinga, ngiye kwirukanka, ngiye korora, ngiye kugira ibiwenda, ngiye kubaza se, ngiye gukoresha imbaraga z'umubiri ku buryo ibyo yabiri buze. Ariko hari ikintu ugomba kumenya, burya exercise cyangwa se siporo burya inahura no mu mutwe. Nubyishyiramo wumva ko uri gukora siporo bizagufasha. Noneho ushobora no kuvuga uti ndi umuntu mukuru, wabona umuntu ndimo ndirukanka ngira uti, ariko utuntu twawe twako kanya mera nk'udukora uri ku gasiporo wishyizemo ko ufite utuntu urimo urakora, kandi intekerezo zawe burya intekerezo zirarema ku rwego rwisumbuye. Jya ufata iminota 10 use nkaho ukora utuntu runaka. Wabonye ko gukora siporo binafasha umubiri nyine gukomera ndetse no kugira imbaduko. Abantu benshi batekereza wenda yuko umubiri urya kuwureka ukamera nk'utoha, ukamera nkaho nyine usa nkaho uri umuntu nyine
ubuzima bworoshye ari byo byiza, ariko siko kuri, kuko uyu mubiri uko waremwe nk'uko ukura ukabona wazanye ibizigira, ukabona umubiri wazanye ibice bisa nk'aho ari binini, birabitegura cyangwa se byerekana ko umubiri uba waragenewe nyine ku buryo ukoresha bya bindi waremewe, cyangwa se ukoresha za mbaraga n'ubundi umubiri ugasa nk'aho ugira imbaduko. Abantu rero b'abasiporutifu cyangwa se abantu bakiri bato, by'umwihariko iyi ni inama. Hari clinique cyangwa se ivuriro rikomeye cyane rizwi cyane no ku isi ryitwa Mayo Clinic. Ivuga ko siporo ya mu gitondo izamura dopamine n'ibyitwa serotonine. Ibi noneho rero ni nk'imvubura karemano y'imisemburo, bitera umunezero ndetse no kuzamura imbaduko z'umunsi, ndetse bigafasha umubiri kugira imiterere myiza. Hari ubundi bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Cartech Research buvuga ko abantu bakora siporo mu gitondo byibura iminota 15 kugera kuri 20 barushaho kugira ubwonko buhugutse, kwihutisha ibintu byabo, gukora neza ndetse no kugira imbaduko y'umunsi. Hari ikindi kintu rero abantu bagomba kumenya. Abantu benshi ntabwo bakunze gushyira ku murongo ibintu bari bukore uwo munsi, ariko byibura umuntu wikorera we aka kantu agomba kukamenya. Niba wikorera aka kantu ko kumva n'indi minota 5 ntabwo igoye, ariko niba ukorera n'abandi hari ukuntu porogaramu y'umunsi bipanzwe, aka kantu uze kukumva ni ukwandika ibintu byibura 3 cyangwa se imirimo 3 cyangwa se porogaramu 3 z'uwo munsi. Ibi bituma uba concentré kandi ugafata bimwe mu bintu ukabyerekana ko bigomba kuba iby'ibanze mu buzima, cyangwa biraba ari iby'ibanze kuri uwo munsi. Ibi bituma rero noneho ugira imbaduko ndetse no gukora usa nk'uri ku kintu kimeze nk'igitutu, ariko noneho gisa nk'aho wishimiye imirimo y'ibintu uri bukore. Kandi akenshi iyo usa naho utageze ku ntego z'ibintu wari wifuje, uhita ureba yuko bya bintu wabyishe, ukamenya ikindi kintu uzakora cyangwa se cyatumye uwo munsi wica gahunda yawe, ukazakirinda ubutaha. Rero mu bintu ugomba gukora, dore ibintu 3 bigomba kuba birimo. Ikintu gikomeye cy'uwo munsi, priorite. Ikindi kintu cya kabiri, ikintu cy'ingenzi ku kazi kawe uwo munsi. Icyo kintu ugomba kugikora niba ukorera n'abandi cyangwa wowe ubikora. Ikindi kintu ni ikintu kijyanye n'ubuzima. Burya ugomba kujya ugerageza ubuzima bukaza ari ikintu cy'ingenzi mu bintu ugomba gukora. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Burya rero ubuzima iyo utabwitayeho bisa nk'aho uri guhahira mu rutete, uri gushingirira amashu, uri kotsa ifu, usa nk'aho rwose uri kwihisha ku rutoki. Ikindi noneho waruvuze uti wenda ibi bintu byo bishobora gufasha iki? Ibi rero iyo bifashe bigabanya umuvuduko w'amaraso n'amaconcentration y'ibintu bidakenewe. Ikindi byongera oxygene mu bwonko. Harvard Medical School yemeza ko ibi binafasha kugabanya agahinda gakabije, igitutu ndetse n'amarangamutima asa nk'arimo kujagarara. Ibi bintu byose rero uramutse ugerageje kujya ubikora mu minota 30 kandi mu gitondo ukibyuka, hari ibintu by'ingenzi bishobora kugufasha. Icyambere bizagutera imbaraga nyinshi ku munsi. Ikindi bigutera nk'akanyabugabo, nyine imbaraga y'umutima, umutima ukomeye kandi umeze neza. Ikindi bituma umunsi wawe ugenda neza, binajyanye n'uko ugaragara, yaba mu maso, akanyamuneza, uko uganiriza abantu, mbese ukabona umuntu ameze nk'uhugutse, afite intekerezo ziri ku murongo. Mu byiyumvo bitera kugira ubusabane n'Imana, kubeyimira iyobokamana ndetse na roho nyine na kamere y'intekerezo. Ubwo ngubwo nabyo birafasha kuko wakoze ibintu bimwe na bimwe bisa nko kuyegera.
Ikindi bishobora kugufasha kwiyeza biruseho niba ushaka ubutungane no kuba uri umuntu ufite indangagaciro nzima zijyanye n'iyobokamana cyangwa se amahame ngenderwaho w'umuco y'icyo iyobokamana runaka ridusaba. Mu mitekerereze rero bituma ubwonko bukora neza, memory iriyongera. Hari ikintu ngiye kukubwira, ubwonko bw'umuntu ni bunini cyane mu buryo bwerekeranye no gukura. Ujya wumva bya bintu byitwa ama stress ndetse no kuba wenda imitsi yo mu bwonko yaturika, nuko akenshi ibintu bisa nk'ibyikubita ku bwonko ariko bikaba byarabaye nk'uruhererekane cyangwa se bigasa nkaho bigaragara yuko nta kindi gisubizo gihari. Ariko ubwonko burya bumeze nk'igipirizo, uko uwuhamo umwuka igipirizo gikomeza kuba kinini. Buriya umuntu ashobora kuba afite igipirizo kinini ariko atagiwushyemo umwuka, wowe ufite gatoya ukagahuhamo umwuka. Uramutse rero uri hirya y'abantu cyangwa se uri kure wirengeye abantu, babona ko cya kindi gitoya ari cyo kinini. Ni nako ubwonko bumeze rero. Umuntu udakoresha ubwonko ngo agire ikintu abwungura abuhuhemo nka cya gipirizo nyine, bukomeza kuba kuriye. Nicyo gituma ushobora gusanga nk'umuntu ashobora kuba rwose yagira ubumenyi ku kintu runaka, ariko kuko atahawe amakuru cyangwa se ngo akusanye intekerezo zifasha ko bwa bumenyi bukoreshwa, ugasanga umuntu nyine ni gutyo byagenze, nyine asa nkaho ari nta kidasanzwe. Ikindi kintu rero, ibi bintu bigufasha gufata imyanzuro myiza. Ibi bintu bikubiyemo imbaraga y'intumbero z'intekerezo z'abanyabwenge. Abanyabwenge bose wumvaga bagiraga ibi bintu by'ibanze mbere y'uko babyuka. Ibi rero bikubiyemo intekerezo nziza ndetse no gutuma ufata imyanzuro myiza, binatuma ubaho neza ukabana n'abandi. Burya abandi nibo ubereyeho, abandi ukibyuka, abandi ukivuka nibo baguteruye, abandi nusezera kuri iyi si nibo bazaguterura, abandi nibo bazakuririra, abandi nibo bagusekera, abandi nibo bakugira, abandi basobanuye byinshi kuri wowe. Ngayo nguko rero, ibi ngibi ni ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho ukibyuka kandi ukabyitaho mu buryo buhoraho, bizagufasha. Gerageza gukoresha iminota 30 ku bintu by'ingenzi kandi bishobora kugufasha mu buzima bwawe. Ibi bizahindura ubuzima bwawe rwose kandi uzabona impinduka. Ndagushimiye wowe wari ukurikiye iki kiganiro. Komeza kugira impagarike n'ubugingo, ugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao. Niba utarakora subscribe k'uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari.